Murakaza neza ku Isomo TV, aho abashaka gutera imbere mu bumenyi bahurira. Niba utarakora subscribe, urimo gucikwa. Nani yakubuza kugera ku iterambere? Icya mbere, kutagira inzozi z'iterambere. Kugira inzozi z'iterambere ni ikintu cy'ingenzi mu buzima, kuko ntiwabigeraho ku mpanuka. Iyo utagira inzozi z'iterambere cyangwa se igihe cyose wiyumvisha ko inzira zawe zose zijyanye naryo zifunze, ari byo bita kuba pessimiste, biragoye ko wazagera ku iterambere. Icya kabiri, usesagura no kutamenya kwigomwa. Kwigomwa ni ingingo ikomeye cyane mu rugamba rwo kugera ku iterambere. Usanga kenshi niyo waba winjiza amafaranga menshi, ariko kugira ngo ugire indi ntambwe utera biba bisaba ko hagira ibyo ugomba kwigomwa, cyane cyane mu guhindura imyitwarire yawe ndetse n'imibereho. Iyo utagira impano yo gucunga neza umutungo wawe, ari byo bita ekonomi, ukaba usesagura, ukaba utazi no kwigomwa, biragoye ko wazagera ku iterambere. Icya gatatu, kuba imbata y'amadeni. Iyo wimenyereje kubaho ukoresheje amafaranga y'inguzanyo, akenshi birakubata, bikageraho witakariza icyizere, ukumva igihe cyose ubuzima bwawe bushingiye ku nguzanyo. Abahanga mu bijyanye n'icungamutungo bavuga ko iyo ufite umwenda nta bwigenge uba ufite, kuko akenshi imitungo yawe uba warayitanzeho ingwate, igihe cyose wabuze ubwishyu ukaba wayitakaza. Ibyo bigatuma uhorana ubwoba bushingiye ku bwishyu n'inyungu rugeretse. Iyo wabaswe n'amadeni rero, ntushobora kugera ku iterambere. Icya kane, kubatwa no kugura ibintu bitari ngombwa. Abantu benshi tugorwa no kubona ubushobozi cyangwa se amafaranga, kandi mbere y'uko tuyabona tuba dufite imipango myiza, akenshi yiganjemo imishinga y'iterambere. Abantu uko turemwe dukunze gukururwa n'ibintu akenshi byiza, cyane cyane imyambaro myiza, inkweto zihenze ndetse n'ibindi. Ibyo byose rero iyo tubihaye priority, tukibagirwa ko hari ibindi by'ingenzi twagakwiriye gukora, birangira ntacyo tugezeho mu buzima. Niba ubona warabaswe rero no kugura ibintu bitari ngombwa, hindura, ahubwo wite ku mishinga yakubyarira inyungu. Inama twakugira rero, irinde kujya mu masoko kenshi, irinde gukurikirana amapublicity akururira abantu mu kugura ibintu akenshi bitari ngombwa, kandi wirinde kumva wasa n'abantu ubona ku mbuga nkoranyambaga, kuko abenshi baba bamamaza. Icya gatanu, kudakora budget no kutikorera igenzura. Gukora budget ni imari ikomeye cyane, kuko bigufasha gukoresha neza amafaranga yawe ibikwiye kandi mu gihe gikwiye, bityo bikagufasha kugera ku ntego wihaye kandi neza. Igihe cyose rero ni byiza kwikorera igenzura, aricyo bita self audit, cyane cyane igihe umaze gukora ibyo wateganyije muri budget yawe, kuko bigufasha kumenya ibyo wabashije gushyira mu bikorwa, ibyakunaniye ndetse n'ibyo wakoze bitari ngombwa. Icya gatandatu, kubaho mu buzima buguhenze. Abantu benshi bitugora kumenya ubuzima twagakwiriye kubamo, akenshi tukibona turi mu buzima butakaza amafaranga aruta ayo twinjiza, bityo bikadusunikira mu gufata amadeni atari ngombwa kugira ngo tubashe kuba muri ubwo buzima. Iyi ngingo rero iradusunikira ku gukora budget y'ubuzima, kugira ngo niba ubonye ibyo ukeneye birenze ibyo winjiza, umenye ko uri kubaho mu buzima buguhenze. Niba ushaka gutera imbere rero, umwanzuro ni uwawe, nyuma y'uko ubonye ko ubaho mu buzima buhenze. Icyiza rero ni uko wabuhindura, ukitoza kubaho mu buzima bujyanye no kureshya. Icya karindwi, kudakora ishoramari mu mishinga ibyara inyungu. Abantu benshi bazi ko kubika amafaranga ari igikorwa cyiza cyane, ariko ntibazi ko gukora ishoramari mu mishinga yunguka ari byiza kurushaho, kuko ababitsa amafaranga abenshi ntabungukira, kandi akenshi usanga ibigo by'imari biyakata kandi biba byayakoresheje mu ishoramari ryabyo. Abantu benshi banarwanira kugura ibiryoheye amaso, kubaho mu buzima buhenze n'ibindi, ariko babiterwa n'uko hari ibanga batazi. Burya ngo abaherwe bagura ibyo kwinezeza mu nyungu bakuye mu ishoramari bakoze. Icya munani, kuba mu kigare cy'inshuti mbi. Biragoye gutera imbere ugendana n'inshuti mbi. Abahanga bavuga ngo
nyereka inshuti zawe ndakubwira uwo uri we. Burya kenshi iyo ugendana n'inshuti nziza zigufasha mu buzima busanzwe ndetse no mu iterambere, kandi zigashimishwa n'uko mwese mufatanya mu rugendo rw'iterambere. Ariko iyo ufite ikigare kibi cyangwa se inshuti mbi, zishimishwa no kukuyobya cyangwa se kukujyana mu bidahwitse. Inyongezo cyangwa se bonus: kutagira umujyanama mu bijyanye n'iterambere. Abantu benshi iyi ngingo bayifata nk'iyoroshye, ariyo mpamvu akenshi bafata imyanzuro idakwiye ku kijyanye n'iterambere. Hari abantu benshi bafite amafaranga menshi ku makonti yabo, ariko babuze imishinga y'iterambere bayashoramo. Akenshi babiterwa no kutagira abajyanama mu bijyanye naryo. Hari n'abandi batunze bike ariko bibagora kwivana aho bari kugira ngo babashe gutera intambwe ibajyana ku iterambere. Akenshi nabo biterwa no kutagira abajyanama babafasha mu bijyanye n'iterambere. Kugira umujyanama rero ni ikintu cy'ingenzi, kuko bigufasha mu gufata imyanzuro ikwiye ku kijyanye n'iterambere ndetse bigatuma unaguka mu bitekerezo. Bakunzi bacu rero, imyitwarire twarebeye hamwe uko ari 8, reka tuyibasubiriremo mu magambo make. Icya mbere, kutagira inzozi z'iterambere. Icya kabiri, gusesagura no kutamenya kwigomwa. Icya gatatu, kuba imbata y'amadeni. Icya kane, kubatwa no kugura ibintu bitari ngombwa. Icya gatanu, kudakora budget no kutikorera igenzura. Icya gatandatu, kubaho mu buzima buguhenze. Icya karindwi, kudakora ishoramari mu mishinga ibyara inyungu. Icya munani, kuba mu kigare cy'inshuti mbi. Bonus: kutagira umujyanama mu bijyanye n'iterambere. Niba hari ibindi tutavuze muri ibi, mwabishyira hasi muri comment. Kugira ngo ibiganiro bizakurikiraho bitazagucika, twagusabaga gukora subscribe ndetse ugakora like, share na comment, natwe tugakomeza kubana nawe tugutegurira ibiganiro byiza kandi byagufasha mu buzima. Murakoze cyane, Imana ibarinde.